hose bari mu gitaramo ari mu muhanda bari mu gitaramo ari mu modoka zayuzuzwa turi muri matatu Imana yadukorera nukuri uwo munsi niwo tuzavuga byinshi kandi tuzashima yuko hari byo tugomba kuvuga ariko kuri uyu munsi wa none kuko Frank yarabivuze hari benshi bamusabye gukora urubuga kandi urubuga ndakeka rwarakozwe murambabarira cyane kubera ko jewe bashobora kurushiraho cyangwa se rukaba runahari ntabizi kubera yuko muzi kibazo mfite bwite cy'umwihariko ariko kuko yabivuze ngo urubuga rurahari bafite icyo gukora nukuri ni karibu ntago tubimiriye umugisha ni wawe ongeye kwirwaho nshuti bavandimwe turabaramukijeho aho muherereye hose hari abari mu bazungu mu bihugu by'abazungu abari muri Afurika aho muherereye hose ongeye kubabwira ngo mwaramutse abandi mwiriweho Imana ibagire neza tubifurije amahoro ya Kristo umugani wa Katolike Imana ikomeze ibiteho kandi barwaniriye abarwayi Imana ibakize abafite rwihebe Uwiteka batabare Imana niyo ifite ico yakora ku buzima bwawe bukanezerwa rero amazina ni Mucuranya na Frank nkuko mubimenyereye ani muri studio zacu twongeye kubiyegereza muri uyu mwanya kugira ngo akanya gato cyane tugiye kubana mubashe kudukurikira kandi mumara kumva iki kiganiro cy'umwanya muto yamuze kugisangiza inshuti zanyu rero turabiyegeje muri uyu mwanya kugira ngo tubashe kubana muri kano kanya gatoya mureke tukabyaza umusaruro nkuko mubibona dufite umutumirwa wacu mumaze kumumenya naje kumwakanya wenyine yivuge kubera ko ni umuntu mukuru ndabiyegeje muri kano kanya nkuko dusanzwe tubikora reka dutangire dusenga kubera ko Imana niyo igomba kujya imbere mu byo dukora byose niyo nkuru niyo muremyi w'isi n'ijuru reka dutangire dusenga kugira ngo bisibane natwe uri Imana igira neza uri Imana ihambaye uri Imana ivuga bikaba uri Imana iri hejuru y'indi Imana urakomeye urarengeye usumba byose ntawe uranye nawe nta nuzigira uhwana nawe imitima yacu iranezerewe muri kano kagoroba duhaye kugira ngo twongere tuvuge izina ryawe tuvuge imirimo n'ibitangaza udukorera uyu mwanya imitima yacu iguwe neza kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye imitima yacu iranezerewe kubw'uyu mwanya mwiza uyu mugoroba Mana kuko ukomeje kuturinda abantu barapfa igitondo n'umugoroba icubahiro n'icyawe Mana natwe byari gushoboka kuko muri abo bapfuye natwe twakwiye kubamo ariko mwami kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ukomeza kuturinda utabitewe n'imirimo myiza cyangwa imiryango ikomeye dukomokamo ahubwo byose ubikora kubw'imbabazi zawe rero uyu mwanya Mana imitima yacu iranezerewe imitima yacu iguwe neza kubw'aka kagoroba wongeye kuduha kugira ngo twongere tuvuge imirimo y'amaboko yawe Mana habishubahiro kuko uri Imana iri hejuru y'izindi Mana Imana ivuga bikaba Imana iri hejuru ari niwe tuzamuye Mana uyu mwanya tugwaye kaze muri kino kiganiro kugira ngo wamana we abacumva bose babashe kugirirwa neza nawe umuco w'Imana ubashe kumurikira bari mu mwijima ubashe guhembuka komeza ubana tukantugire neza ijuru ryuguruke imitima yacu ibashe kunezerwa icubahiro kw'icano n'iteka ryose amen murakoze bene data mbere ko dukomeza reka duhe uyu mubyeyi akanya gatoya yongera twibwire birashoboka ko mumaze kumwibagirwa ariko ngire ngo abenshi mumaze kumenya reka tumuhe akanya twibwire hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu murakoze cyane mwanya no wawe murakoze cyane Imana imujuru baheze umugisha dusuye guhora kandi niko nabivuga kandi si iminsi myinshi yari haciye gusa si mike ni iminsi hafi y'abantu benshi yanavuze benshi uko niko kuri yego yuko abadusiga nibo benshi Imana y'umujuru baheze umugisha yego ndakeka ntabwo kwibwirana ni wa wundi amazina ni Mugiraneza Joyeze nkambashimiye cyane nukuri tukaba twongeye guhura na Frank tukiri bazima namwe ndakeka aho muri hose mu bigo bitandukanye abagiye bakurikirana ubuhanya bwacu ndakeka ko mumeze neza Imana y'umujuru iduhana umugisha yego mwene data arakoze Imana imugire neza kandi ikomeze imwiteho yivange mu byo mukingurira inzugi kubera ko niyo nguzigire kubigenza imitima y'abantu kanezerwa abadeperi harakarimbo baririmbaga kavuga ngo ngwiraje ngo ibigenze neza Imana himbazwe rero uyu munsi ntabwo dufite ikiganiro kirekire abona ni it's just like announcement ni itangazo
ni nk'itangazo nta bintu byinshi. Rero muri kano kanya ndabigeje kugira ngo tubashe kubana. Icyo nagusaba mbere yuko nkomeza, wowe ukurikira kino kiganiro ukande kuri kara kantu k'umutukwara hasi kugira ngo ibiganiro byacu uzazushaho kubikurikira umunsi ku wundi. Tugiye kuzajya ducishaho n'ibitaramo mu buryo bwo kuririmba, ubu birimo kuvibra hirya. Rero bene data muri kano kanya tugiye kwinjira, ngiye kubamenyesha ku makuru makeya cyane kuri mwene data. Ubuhamya bwararangiye, bataza abakurikiye hari igice cya mbere mwarakirebye cyane, icya kabiri, icya gatatu ndetse n'igice cya kane. Rero ndabashimira kuko twabonye ubufasha bwanyu, twabonye ibyo mwagiye mukora, mwaradukurikiye ndetse mugenda mutubwira ko turi kumwe, kandi benshi bagenda baduha courage muri uyu murimo. Imana ibagire neza kandi bahe umugisha. Rero muri uyu mwanya mbere yuko nkomeza ndagira ngo usabe numara kumva kino kiganiro ugisangiza inshuti zawe kugira ngo Imana ndabizi kuko ushobora kugisangiza inshuti zawe muri babandi bagisangije bakabashura kugira icyo bakora, imitima yacu ikashobora kugubwa neza. Rero mwumvishe igice cya mbere cy'ubuhamya bwa mwene data, icya mbere, icya kabiri, icya gatatu kugeza ku cya kane. Ubu ngubu ubuhamya bwararangiye ndetse n'abatarabukurikirana nabo muzagende channel yacu ni Mucuranya na Frank, muzagende mu bukurikirane uko bumeze kandi muzakore subscribe na share. Imana ibagire neza. Rero tudatinze, abantu nyuma yo gukurikira ibiganiro hari benshi bagiye babaza, baravuga ngo ese ubuzima ngo ntimwatubwiye neza ngo mutubwire uko bimeze. Ese ubuzima cyangwa aya makuru yavuze ahangaha nibwo buzima kibayemo, niko ibintu bikimeze? Abantu bagiye babaza gutyo. None abandi baravuga ngo turababwira ko uko ubuzima bumeze. None nyuma y'ibyo ngibyo benshi bagenda bazika muri commentaire baravuga ngo tugende dukora urubuga kugira ngo buri wese duke twanjye twabasha kugira icyo tumumarira. Mbere na mbere yuko nishyira muri ibyo ngibyo baje gushimira abagize icyo bakora. Hari abagize icyo bakora kabisa. Ubu ngubu ubuzima bwe buri kugenda buhinduka, ngira ngo namwe mubibonye, murabona ubu arasa neza arakeye. Imana ari icyo yakoze. Rero turabashimira mwebwe mwamaze kugira icyo mukora kubwo ubuzima bwa mwene data. Mu by'ukuri Imana idakiranirwa ibaho umugisha, yivange mu byanyu. Ubuzima twitwa bavuga mu mazina, ariko tukiri aho ngaho dufite neza umunsi ngiriza nawo gushima. Turi kuwutegura mu cyumweru gitaha, tuzajya gushimira mu wiwe n'ibidukundira twazabikora live, namwe mukabikurikira aho mutuye impande zitandukanye z'isi. Twazashira kuri live, niba ngombwa tuzaba tuzana na senti, dukubita umukunga, tubyine, duhimbaza Imana, tuvuge imirimo y'Imana. Abaririmbyi n'abaririmbyi baravuga ngo tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe, Mwami Imana, tuzahora tugushima. Hari igitero kivuga ngo hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mwami wanjye. Hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yanjye, tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe Mwami Imana, tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe Mwami Imana, tuzahora tugushima. Imitima yacu iguwe neza kubera ko naje gusanga muri buno buzima bwa Kristo gushima ni intwaro ikomeye. Gushima ni ikintu gikomeye. Nk'umuntu uri mu rugendo rugana mu ijuru birakwiye gushima. Hari impamvu nyinshi zikwiye gutuma dushima Imana. Byonyine kuba tugihumeka uyu mwuka Imana idutijije, nishimwe ni ikintu kinini twashingiraho, bityo bigatuma tubasha kwagura hardwares wa Lord, tukabasha kwagura ubugari bw'Imana mu mitima yacu, tukabasha kuramya Imana, tukabasha kuyihimbaza. Rero bene data, icyumweru gitaha uwo munsi turayo wakumbuje.
tuba turamasiko ura munsi kira cyumweru gitaha azaba ari umunsi azaba ari n'igiterane cy'amashimwe ariko gitoya kandi kinini, azaba ari gitoya mu buryo bugaragara ariko mu mitima azaba ari kinini cyane ku buryo kitakwiriye Nairobi. Rero bene data ura munsi kira cyumweru gitaha turabakumbuje kugira ngo uriya munsi muzabashe gukurikira ico gitaramo cyo gushima kuko kubyo Imana ikugenda ikora ku buzima bwa mwene data. Rero ikintu ushaka kubabwira abantu bagiye bandika none baravuga ngo dukore ngo twakora ngo urubuga kugira ngo buri wese agende atange uko ashobozwa. None ubundi ibyo dukora byose tugendera ku bitekerezo byanyu. Ico gitekerezo mwatubwiye twaracubahirije turangije urwo rubuga rwa WhatsApp turarukora. Urwo rubuga rwa WhatsApp rurahari kandi hari abamaze kugira ico bakora n'ubundi n'abandi barakomeje kugira ngo ubuzima bwa mwene data bisho kugenda neza. Kandi ubu ngubu twavuga ngo bimeze nabi hari Imana iri kugenda ikora ndetse imitima yashima amashima akomeye. Rero ariko urubuga turarukora ndetse dushiraho na link aho ngaho ku kiganiro, ariko mbona abantu bakomeje kwandika ngo dukora urubuga bigaragare ko batabashije gukurikira cyane ni nkayo mpamvu ya kano y'ikiganiro gitoya ni ukumenyesha bandi magambo ni nk'itangazo ubuhamya bwararangiye kandi hari Imana iri gukora ku buzima bwa mwene data. Rero uyu mwanya ndagira ngo mbabwire hari benshi bakomeje kubaza n'ubundi bavuga ngo dukora urubuga ngo tumufashe ibiki munabisomye muri commentaire za buriya buhamya bwa kane aribwo buhamya bwa nyuma bakomeje kubyandika. Ariko icyo shaka kubabwira ndagira ngo mbabwire kuko urwo rubuga twarukoze urubuga rurahari. Aho icyo no gusaba muri uyu mugoroba uyu mwanya tugiye gufata link turayishira kuri kino kiganiro. Turafata iyo link y'iyo groupe twakoze tuyishire munsi. Ndabizi kuko hari benshi bagiye bavuga ngo barasenga bafata umwanya wo gusenga baravuga ngo Mana ngo nungire neza mukanyibuka ngo uzafasha ngo bafakaze ngo nungire neza ukanyibuka ngo uzafasha abatishoboye. Ese Imana ko yakugiriye neza ibyo bintu barabikoze? Ijambo ry'Imana kavuga ngo guhiga mu muhigo ngo ntuhigure ngo birutwa no kutawuhiga. Iryo jambo muzagenda muzarisanga mu gitabo ngire ngo ni igitabo cy'umubwiriza muzarisanga muhigo ntuhigure ngo biruta no kutawuhiga. Rero bene data mwebwe mwagiye muhigo ndagira mbabwire kirisho gihe cyo kuwigura kugira ngo abandi babashe kunezerwa, abandi babashe kurira amarira y'ibyishimo kubwawe. Ndabizi Imana ihimbazo abandi babashe kurira amarira y'ibyishimo kubera ako kantu gatoya ukoze mu kurambura ukuboko kwawe. Rero niyo mpamvu dukoze kino kiganiro gatoya kugira ngo tubamenyeshe urwo rubuga rurahari. Ahubwo kuri kino kiganiro baraza kudushirira link yara munsi ya kino kiganiro. Buri muntu wese akandeho yinjiye muri urwo rubuga ayifite uko umutima gushoboza uko kubera ko impamvu twabikoze ni ukubera abantu bakomeje kubasaba kandi umuntu yakwifuza gukorera umugisha turangiza tumubangamire. Oya uwo mugisha wawe rero dukeneye kuko uwo mugisha ukugeraho kandi uwo mugisha biranyura muri ako gatoya ugiye gukora. Rero tugiye gushira iyo link munsi kuri kino kiganiro hanyuma abantu binjire kandi buri muntu wese azajya yinjira atanga ku mutima wamuhatiye hanyuma kugira ngo next week tuzaza ngo azaba ari nabonye hari ibiterane byinshi bandi bakora bavuga ngo bakabisita ngo nigarukana amashimwe. Natwe icumweru gitaha azaba ari garukana amashimwe. Icyo dusaba nuko wazaba natwe ubwo icyo gitaramo cyo gushima uzagisangiza inshuti kugira ngo abari bihebye abari bumva kuko ubuzima bwarangiye bumve kuko hari Imana ifasha bumve kuko hari Imana izibasha gukora what is beyond our expectation. Bumve kuko hari Imana iri extremely high iri hejuru ibindi bintu byose ifite imbaraga zo gukura kuchavu. Asante cyane. Ifite imbaraga zo gukura kuchavu ikicazanya n'ibikomangoma. Ijambo ry'Imana ryafashije cyane ri muri Zaburi 113 ku murongo wa 7 haravuga ngo akura ngo woroheje mukungugu ngo ashira hejuru mu mukene ngo amukuye mu icukiro. Tegera kandi uyu munsi wari urugendo rumurike ngo ndanezere tuzamuresha amen gitaramo kigeze umutwe munini. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 113 ku murongo wa 7 ijambo ry'Imana katubwira ngo ngakura ngo woroheje ngo mukungugu ngo ashira hejuru umukene amukuye mu icukiro amukuye muri pubere amukuye muri takataka amukuye kwiyara.
rero bivuze ngo ntakure Imana itagukura kandi ntakure Imana itakugeza. Uyu munsi Satani wari waragutsikamiye, Satani wari warakwiheresheje, uyu munsi ugenda uhumurike. Jonathan warembera avuga ngo iri joro nusinzira wizigure cyane ujye uvuga uti mwami ntabwo wambeshe. Iri joro nusinzira wizigure cyane ujye uvuga uti mwami ntabwo wambeshe. Niba yaravuganye nawe uri mu cyumba usenga gira kwizera kwizabikora. Niba yaravuganye nawe uri ku musozi usenga gira kwizera kwizabikora. Iri joro nusinzira wizigure cyane ujye uvuga uti mwami ntabwo wambeshe. Icya mbere nabwigibesha oya, icya kabiri gira imbabazi we, icya gatatu ijambo rivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi we. Icya mbere Imana nibesha oya, icya kabiri gira imbabazi we, icya gatatu ijambo rivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi we. Rero data ndagira ngo mubwire uyu munsi wa none ugende uhumurike icyo Imana yavuze ku buzima bwawe nubwo cotinda kizasora. Ijambo ry'Imana usomye mu Migani ngira ngo ni kuri 18 kuri 14 haravuga ngo umutima wihanganye gukomeza umuntu mu ndwara ye. Ngo ariko umutima wihebye ninde wawihanganira? Hariho point d'interrogation. Umutima wihanganye ukomeza umuntu mu kibazo cye. Ndagira ngo mubwire nubwo ubona bimeze bityo, nubwo ubona inzira zifunze, ndagira ngo mubwire gira kwihangana, egera Imana, usome ijambo ry'Imana. Imana yiteguye kukugira neza nubwo ubona inzira zifunze. Muri Ndaremba avuga ngo ibihe byangeze ho binera kwera, ndareba imbere yanjye nkabona umwijima, niko kubwira ubwoba ndataka cyane. Yesu ko wambwiye ko utazasiga njyenyine. Yesu urihe, Yesu urihe, daturihe, namurihe, ngeraho shomewe ncitse intege, niko kumva ijwi ryawe rimbwira riti uru rugendo rwawe ninjye warutangije, ni nanjye uzarusohoza amahoro. Uru rugendo rwawe ninjye warutangije, ni nanjye uzarusohoza amahoro. Uyu munsi rero mwene data ndagira ngo mbwire ugende uhumurike. Hari Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nubwo abantu baguta, nubwo imiryango baguta, nubwo inshuti zo kuvaho, ndagira ngo mbwire Imana yonyine ni inshuti ihorana natwe. Ijambo ry'Imana ikavuga ngo tuyikoreze amaganya kuko ariyo yita kuri twe ku manywa na nijoro, itwitaho. Haleluya, Imana ihimbaza. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbwire izo mbaraga z'abadayimoni zari zaragusikamiye zituma ugenda ugira rwihebe ugera hahandi usigarura nibwo no gusenga amasengesho yo kuryama. Ndagira ngo mbwire uyu munsi wa none izo mbaraga z'abadayimoni zari zaragusikamiye zigende zitsindwe. Hari Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ijambo ry'Uwiteka rikavuga ngo Uwiteka arisha agakiza, ngo ashira ikuzimu kandi agakurayo, ngo arakenesha agakenura, ngo acisha bugufi kandi we masilambre de varier. Imana ihimbaza. Ngo acisha bugufi agashyira hejuru, bivuze ngo akura ku cyavu akicazanya n'ibikomangoma. Uyu munsi wawe ugenda uhumure. Imana nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nubwo ubona byaze, egera Uwiteka. Ku Uwiteka niho hari amahoro, ku Uwiteka niho hari ubutabazi. Tugomba duhungire ku Uwiteka. Imana yacu nizigiye kubigeza ibintu bikagenda neza. Imana yacu nifite imbaraga zo kugukuraho umwambaro w'isuzuguriro Satani yakwambise igihe kirekire. Uyu munsi wawe ndagira ngo utangarize ubusinzi. Uwiteka aragukunda, Uwiteka agufitiye umugambi mwiza. Uyu munsi wawe ugenda uhumure. Rero data Imana ibagire neza kandi witeho. Rero turashoje, ndagira ngo mbabwire uyu munsi wa none buri wese agende tugiye gushira link y'iyo groupe twakoze, tugiye kwishira aho munsi y'icyo kiganiro. Ibi byose nari bivuze kubera ko icyumweru gitaha tuzagarukana amashimwe, azaba ari igitaramo cyo gushima Imana ibyo Imana yakoze ku buzima bwa mwene data. Ubu ngubu vraiment ubu n'abararya akaryama, abana bameze neza. Hari icyo Imana yakoze, ntacu tuyishinja, ntacu tuyishinja. Muri byo ngo inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza, imigambi y'ihora ari myiza, imigambi y'ihora ari myiza. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza, inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza,
imigambi y'ihora ari myiza, imigambi y'ihora ari myiza. Amen. Izina z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugire neza. Muri zo ziri ibihumbi Imana ifite harimo n'iyawe kugira ngo ikugire neza. Kubera uyu munsi wa none ugenda uhumurike, ugenda ubona amahoro, Uwiteka aragukunda, Uwiteka agufitiye umugambi mwiza. Rero bene data, iyo rero tugiye kwishira uwo munsi abantu bifuza bose, hari benshi bagiye bavuga ati mutwore nyabona mukuru urwo rubuga kugira ngo dukore uwo mugisha, tugisho dukora. Abo ngabo bose iyo link tugiye kwishira umunsi, ndetse na nimero zanjye za telefone baraza kuzishiramo uwo munsi, abifuza kuduhamagara, abifuza kuduha ibitekerezo, abifuza kugisho bakora. Imana ibagire neza kandi bamugisha. Rero tugiye gusoza, reka mwene data nawe mu minota umwe cyangwa iminota ibiri agira akantu avuga tugana ku musozo. Ariko icyumweru gitaha ndagira mbasabe icyumweru gitaha muzahabe kugira ngo icyo gitaramo cyo gushima kandi tuzagikorera mu wiwe igitaramo cyo gushima. Ndagira mbasabe buri wese abe tayari, icyo gitaramo kizaba kimeze neza. Wowe ufite indwara zikomeye, indwara zananiranye, ikibazo ufite zose, uwo munsi tuzotarama. kandi I believe that God will make the way where seems to be no way. Uyu munsi hano rugenda wizera Imana, ijambo ry'Imana rikaba bikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira n'abazabisoza. Rero ibibazo byawe byose ubibwire Yesu ngo urangiza wiryamire. Rero reka tumuhe umwanya hanyuma tugana ku musozo, gusa turanezerewe cyane. Reka dushime Imana twese yuko tukiri bazima, kandi ndakeka ko mu mbono nyine nuko naje imbere hari itandukaniro. Nta byinshi mfite kuvuga yuko tufite umunsi wabyo cyane, gusa icyo mbabwira no kwihangana abari mu bibazo byenda nk'ibyo ndimo, cyangwa ari mu bibazo bitandukanye nk'ibyo nari ndimo, bamenye ko hari Imana ikora kandi itabara ku mwanya wayo. Ndabizi neza umwami wacu ntazayibesha. Amen. Akorera mu gihe cyayo. Yego. Tuzategura umunsi kuko Frank yarabivuze. Utaguciye mu ijambo, hari akaririmbo bari kurimba kari mu kudufasha muri muzika. Imana yacu umugenga w'ibihe, imenya byose nibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Go ahead. Frank azanezerwa cyane. Bazagumwihangane. Ahantu hose bari mu gitaramo, ari mu muhanda bari mu gitaramo, ari mu modoka zayuzuzwa turi muri matatu. Imana yadukorera nukuri uwo munsi niwo tuzavuga byinshi kandi tuzashima yuko hari byo tugomba kuvuga. Ariko kuri uyu munsi wa none kuko Frank yarabivuze, hari benshi bamusabye gukora urubuga kandi urubuga ndakeka rwarakozwe. Murambabarira cyane kubera ko jewe bashobora kurushiraho cyangwa se rukaba runahari ntabizi kubera yuko muzi kibazo mfite bwite cy'umwihariko. Ariko kuko yabivuze ngo urubuga rurahari, bafite icyo gukora nukuri ni karibu. Ntago tubimiriye, umugisha ni wawe. Buri muntu azabazwa icyo yabize. Tamuciye mu ijambo, usomye muri Yesaya 3:10 haravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ngira muri yuvi. Yego. Nuko ndakeka nta n'ibindi byinshi turi buvuge, nta birebire. Uwo munsi tuzawupanga, sinzi nimba tuzicarana na senti imeze ite, nimba tuzazana sinzi icyo tuzakoresha. Yego. Tabari kuzana indirimbo zo muri Okovu zijya za ruguru, akaba arizo turirimba, ariko gasi Frank zentiyo kuzuzwa. Nuko basetsa bashana yakuzuzwa. Gusa turabashimiye kandi Imana yo mu ijuru bagirire neza. Yemwe abakomeje kwitanga, inshuti zanje, ababyeyi banje, Imana yo mu ijuru ibandeberera aho muri kandi nibuke. Ariko mbateye amatsiko ko nabonye ababyeyi n'inshuti. Imana ari cyo yakoze.
tuzabivugaho uwo munsi. Imana yo mu ijuru bagirire neza kandi baheze umugisha. Nanga bakeneye kugira icyo mukora nukuri umugisha tuza wimwigwa kandi ntuzawanga kuhaja ngo uvuge ngo hari byahageye. Oya ngo gira neza wigendere. Yego ubwo biko so umugani fara uko ni bayisangira tuzabisanga imbere. Imana yo mu ijuru baheze umugisha kandi bagirire neza cyane. Turishimye cyane tumeze neza. Ndagira mabona ko mfite morale nyinshi nabyibushe ameze neza. Narayikina mama asigaye kuzandora kwa kina mama. Ubutaha nzaba kimena mama. Ariko nukuri tumeze neza n'abana banje bameze neza. Ubu nyine turicara tukavuga ngo Imana irahari, twabyuka tukavuga ngo Yesu yarahari, nubwo tugitahura imbaraga z'Imana. Ego icyo navuga cyo Imana mu ijuru komeza kubagirira neza. Urugo rwacu ni karibu cyane. Imana mu ijuru zabagirira neza kandi ndabizi ko abamaze kurambura ukuboko kwabo Imana yo mu ijuru tazabasiga gutyo. Data yo mu ijuru azagenda agera mu mariba yanyu abareberere aho mudashoboye kugwana abagwanirire atera intambwe aho mutagomba kugera. Yuko n'ubundi biriduka tutabonasha amaso y'umubiri aba yaturebereye bikomeye. Uko niko kuri data yo mu ijuru n'ukuri abagirire neza. Yemwe mfite byinshi byo kuvuga ariko si uyu munsi kandi uwo munsi hazaba ese Fura tuzabigenza gudute uwo munsi sinzi ariko tubateye amatsiko. Uwo munsi ndabona azaba ari special. Ni gitara hazaba ari special gusa nyine mu byitegure ko hazaba hari akantu sinzi ariko data azaba yabigize neza. Zaba umunsi udasanzwe nawe ni karibu cyane uri kubisabisha uzisanga muri uwo mugisha kandi byaba byiza cyane kugira kucukoze cyangwa se hari n'usenga agasenga n'umuntu hari ni byinshi si cyane se amafaranga cyane yewe sinzi icyo navuga. N'amasengesho ikomeye arakenewe. Inkunga ariyo yose udutera turayisabye, inkunga z'amasengesho, inama, sinzi icyo navuga, indero. Okay, twaba twenda tudafite indero nziza birashoboka. Dukeneye ababyeyi baduheza indero nziza, baduheza inama nyura hagenda gutya bigenza gutya mugakiza nako dukeneye indero kubera yuko urumva ni byinshi tutazimwa. Yewe abadutegera hanwa pasiteri hanwa bishop. Imana mu ijuru ibagirire neza ni karibu cyane. Je takinde no kongeraho kubahesha umugisha. Yego amen. Rero murakoze bene data. Imana yo umugisha mu Faransa niba zava ngo que Dieu vous bénisse. Aho mu Cyongereza bakavuga mega bless you. Aho mu Giswahili bakavuga ngo ko Fura urasa n'ubizi cyane. Asante sana kunyemera urekera uko. Ibyo byose basanze hari abasonga badukurikira batumva Ikinyarwanda. Let me wish you all the best where you are in different parts of the world. I wish you all the best. Yeah, even though my English is still down, but I hope that I can try my best. May God bless you. May God fulfill your promise. Yeah, reka turekere gusa. Imana bagire neza. Kako yarazi. Karashi. Umunsi bizaba ari ibitangaza. Ntabwo muzabona kuvuga Icyongereza byanze. Nunu akufura wagiye muri ishuri kuko wagiye Icyongereza ye. Kandi nakazani yamini. Mu ishuri. Nakazamba mu bantu b'imbere. Rero bebe data turabakumbuje uwo munsi. Imana bagire neza kandi ibiteho. Tureka duhindire hano dusoza akarimbo nibara akamuhando bavuga ngo wakati mwingine ndugu nashindwa hata kuomba, moyo wako mzito sana unaozoni tena moyoni, ni lazima ujipe moyo, mwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Wakati mwingine ndugu unashindwa hata kuomba, moyo wako mzito sana unaozoni tele 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 tele, ni lazima ujipe moyo, umwamini Mungu wako atakupa amani yote tele 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 tele. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia yote. Mwambie usitishwe na shida ndugu, wala magonjwa.
iwe kupungukiwa fedha, hayo yote ni kwa muda tu, ni lazima ujipe moyo. Mwamini Mungu wako, anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Rero mureke dusenge, Imana bagire neza, tubifurije umugoroba mwiza, abandi amanywa meza, depending on where you are. Imana bagire neza. Urakoze Imana igira neza. Imitima yacu iranezerewe muri uyu mwanya kuko ubanye natwe. Imitima yacu iranezerewe kuko utugiriye neza. Imitima yacu iranezerewe ikomeje kutunezeza. Imitima yacu iranezerewe ikomeje kutuba hafi. Ntabwo kuza kuri Imana ikora ibitangaza, ntabwo kuza kuri Imana ikora ibikomeye, ntabwo kuza kuri Imana ikora ibitangaza. Nta Imana ihwanye nawe, nta Imana isa nawe data. Narindi gukiranuka kwawe wa Mana, gutura tugenda na buri wese wa Mana, umutima tugenderere Mwami, webere buri wese ahazabari, abari mu tuzi dutandukanye, abanyura mu mihanda batwara amamodoka, ndetse abagendera ku zuma byose. Ndagushima rero kuko ukomeje kubana natwe, ndagushima ukomeje kutugira neza, ndagushima ukomeje gukingura imiryango. Mana habwe ikuzo, tugushime kubana natwe Mana muri kino kiganiro. Rero komeza ubane na buri wese uzakurikira kino kiganiro, abarwayi ubakize, abaremerewe ubashe kubaha kubatabara, kubera kuko ari we ufite ijambo ryanyu. Ijambo ryawe rikatubwira ngo siko bizaba, mwagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ahubwo ngo bava mu isi niwe bazakorwa n'isoni. Urakoze Mana kugize neza, ishimwe ribijyana n'iteka ryose. Amen. Amen. Bana bagire neza.